n'amakuru ari kubabaza abantu ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngira ngo kuri iyo screen yawe nureba urabona umuntu w'igitsina gabo ndetse n'uw'igitsina gore. Abo ni umugore n'umugabo, ariko murabona ko nabapfutse mu maso. Nabapfutse mu maso bitewe n'ibintu bakoze, n'ibintu bibabaje. Ni umugore n'umugabo ndetse bafitanye n'abana. Ariko ibintu TikTok iri gukora ibintu biteye ubwoba. Abantu bariho bari gukora ibintu biteye ubwoba kandi bigize ibyaha. Ngira ngo ibi uri bubyumve neza niba uri urankurikira wakurikiye iyi TikTok live. Ni TikTok ntabwo nzi niba yabaye ejo, gusa nabonye amashusho numva ngize ubwoba bitewe n'ibintu bibera kuri TikTok. Hari n'ikiganiro nigeze gukora kuri TikTok. Nk'abantu n'ibintu bibera kuri TikTok biteye ubwoba byo ku rwego rwo hejuru. Abantu barumva ngo TikTok irahemba, donc icyo ndi bukore cyose kugira ngo mpembwe, niba ari amagift bari bumpe, ninshake nambara ubusa cyangwa se ngaragaza ikariso, ariko izo gift nzibone. Ibintu rero uyu mugore n'umugabo bakoze, mw'abantu mwe biteye ubwoba. Uyu mugore n'umugabo bagize gutya. Ndabona TikTok yariho live yariho abantu 1 2 3 4 5 6 7 8 ndetse n'uyu mugore n'umugabo. Na account y'umugabo yariho y'uyu muntu wa 9 yari umugabo. Izina rye ntabwo ndi buri mentioning. Impamvu nteguye inkuru kugira ngo wenda ngo gire gute na gute, byashoboka ko wenda nabo hari byari biri kubakoresha, cyangwa se ugasanga wenda hari bari babaroze ntawamenya, cyangwa se ugasanga na nyuma y'ahangaha babonye ibyo bakoze ko wenda ari uburofa. Ariko sinzi wenda niba ndi bubyite ngo uburofa cyangwa se niba ndi bubyite ngo iki, ariko byashoboka ko nabo ubwabo babonye wenda nyine basebye. Gusa ni ibintu biteye ubwoba. Bafashe live, bajya live, aba bantu bagera ku 8 bari gufana umugore n'umugabo bari gusambana, igitsina kiri mu kindi, bose bambaye ubusa. Ikintu uyu mugabo yavugaga akoresha uyu mugore we, yasabaga amafaranga, agasaba ingano y'amafaranga agomba guhabwa kugira ngo abereke aribyo yamusabaga, ngo niba ari ukugira gute ngo ibintu ngo nyine biteye n'intuza, biteye n'isoni. Nyine ni ibintu nyine by'ubukozi bw'isoni, by'ubushizi bw'isoni. Bashaka ngo amawora ngo azamuke, ngo yikubite ngo ku madirishya, ngo bizamuke ngo abantu ngo babibone. Nk'abantu mwe biteye ubwoba. Ibibera kuri TikTok biteye ubwoba. Umugabo rwose agasomana n'umugabo we pe n'umugore we, bagasomana rwose bari gukora imibonano mpuzabitsina. Ubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru, video ndayifite, sibye ko kuyigaragaza. Ntabwo nyine murabiza algoritme, sibye ko atari na algoritme, nge sinshobora no kubikora. Nta n'urubuga nshobora kwa uploadingaho iyi video kuko indangagaciro zanjye ntabwo zibinyemerera. Imana yanjye nsenga ntabwo binyemerera nyine ko mu by'ukuri nshobora kuba na kwa uploadinga video nk'iyi, cyangwa se mw'abantu mwe biteye isoni ku rwego rwo hejuru. Umugore n'umugabo ikiyongereyeho bafite abana. Reka nze mbanze nkureke wiyumvira aya majwi niba uri kugira ngo, donc wenda ngo Shadu ngo bimeze gute, ariko ndatekereza ko nababonye iyi live bari buze kuza ko batanga ibitekerezo, ibintu babonye. Ndatekereza ko hari benshi babonye iyi live. Live iteye ubwoba. Live iteye ubwoba, aho umugore n'umugabo we, umugabo avuga ati bebe tujye kuri live baduhereza amafaranga, baduhereza amagift, yarangiza bagakuramo ubusa ku bundi. Umugabo akajya hasi, umugore akamwicara, bagakora imibonano mpuzabitsina bicaye, bari kwifilima, bari kwereka abantu kuri TikTok kugira ngo babahereze amafaranga.
iyi si tugezemo iteye ubwoba. Umva aya majwi wumve ibikubiye muri iyi video niba uri kugira ngo ndi kukubeshya. Ubwo ahangaha niwumva umuntu ari kuvuga ati bigire gutya twereke na gutya, wumve ko aya majwi yarari guherekezanya na video ari kuvuga ati gira twereke hagati y'amaguru ibitsina bikagaragara, bagasomana bakagira gute. Iyi si tugezemo iteye ubwoba. Ugiye kugakubita ku buryo nyine ndajya mbona amazi atarukira muri kamera. Mana wagezemo mwana umva yatangiye kuri mandagaza mana yanjye Chantal uyu mwana ndaza kwemera ko mbonye umwana umunyaje mu gihe ataranyara ntago ndemera ikibazo cyo hari abakobwa bari gushira tutari kureba madamu wawe si umupurishi yashizemo kamera nimba ari agafoto. Alex washizeho ibiboro bitari aya mafasha yawe washizeho tangiye. Ikibazo Alex sinzi n'ibintu ari gukoresha ngo aha atitara ariko Alex icyo ntabwo turi kukureba uze ko nari mbonye ibere ntabwo turi kukureba Alex atitara bro wakwatitara mani bakaguha ibiremereye nawe rero. Aha Alex mana okay noneho isa nk'umanura kamera noneho sa nk'utwereka ikintu mu matako. Okay rukundo bwuraza kwishyura no kanemyotse Alex cyane itara guys abantu muri mu bishanga mu blessing Alex ampaye nk'amana yanjye kwe Mana nyagasani uzi ikintu ugiye gukora nanone genda ahita nongera nkwereza indi hano sinjye nari kubera ko mfite ibirenze n'ibikenewe sibyo ibiziba mazima ibiziba uzi ikintu kigiye kubaho reka twemere ugiye kugakubita ku buryo nyine ndajya mbona amazi atarukira muri kamera. Sinzi niba ibyo bintu uraza kubikora aho ngaho uzi uko ni no umwe wese aho ngaho yagenda ashyiraho wanike hano mbanze ngenda byemera kandi dufite umukire wacu yabyemera ndemera none bano bantu bose mbitangiye ngiye kukubaza ubundi ukeneye gift zingana gute yewe kugira ngo ukore nyine ibyo nkeneye ngiye kureba n'abantu banjye urumwe nyine reba wanike ubwo rareba arangahe ubwo niki ni 40 ni 800 na aribyo twabamanura agasigara bayo aho aburengereye. Urumva niba ukeneye rero kubigenda gutyo muri ubwo buryo turajya kuri WhatsApp kugira ngo mu by'ukuri ayo majwi urayiyumviye ajyana na video ubwo nakuyemo kugira ngo donc ntabwo byemewe ko ibyo bintu bimeze gutyo nyine bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Urabizi ko binagize icyaha, ariko wumve ngo aya magambo aba bantu babogezaga. Umugabo yakuragaho kamera rukuntu bagaragaza nyine agafoto kari kuri profile, ubwo bakongera bagashyiramo bakongera bakabereka ikigore nacyo kiri guseka cyamana biteye ubwoba. N'amashusho ateye ubwoba mw'abantu mwe, ngira ngo abantu mwabibonye kuri live mw'abantu mwe nakumira. Iyi TikTok iraberaho ibyaha by'indengakamere. Sinzi mu Rwanda uko bizagenda, niba bazashyiraho nka minisiteri hari ishinzwe, kubera ko buri cyaha cyose kiri kuhabera. Ngaha abantu niho bari kwandagazanya. Nahoze numva ibitutsi ntuza nyina kanakana ntuza batukanaga byo kuri ba nyina no kuri ba donc nyine bimwe byaberaga ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga abantu cyangwa se inzego zahagurutse biyimukiye kuri TikTok. Ikintu bita ingengabitekerezo iri kuri TikTok. Kandi noneho ikintu kibabaje, iyi TikTok irakoreshwa n'urubyiruko. Nigeze kubona hari abasore bo kuri TikTok bikoreshwa nkango na amaplanka, ugasanga umuntu asimbukiye nko mu modoka ikamufungiraho amaferi ngo nukugira ngo ni umu content creator.
ariko agasimbuka nyine imodoka igafunga amaferi, ubwo haba hari hidden camera umuntu uri kumufotora, ubwo tukontent ubwo yabaye like ibi bintu biteye ubwoba. Iyi TikTok iriho urubyiruko niyiziye neza 100% ko hari abana benshi bakoresha TikTok bataruzuza imyaka 18, ubu usanga ari 12, 14, 15. Murabizi abana bubu nabaje digitale, arakura gusaba telefone ari kujya kuri YouTube, ngo aho reba uwo mwana w'imyaka 14 ari kuri TikTok, ni nimugoroba umubyeyi wamutije telefone. Ababyeyi benshi mu matelefone bafitemo TikTok, hanyuma aguye kuri TikTok kubera ko TikTok ntabwo wihitiramo ngo ndareba ibi ngibi, no kuvuga ngo bagenda bakwereka. Niyo mpamvu usanga umuntu afite views menshi, urascrollinga bakakwereka n'umuntu utigeze unakurikira ama live, ibintu byose. TikTok yo iguhitiramo buri kimwe cyose ureba. Niba ukunda kureba ama live, ibyo byose biraza. Reba uyu mwana w'imyaka 14, uyu mwana w'imyaka 13, 15 uragwa ku mugore n'umugabo, igitsina kinjiye mu kindi. Turi kwinjira mu isi iteye ubwoba, turi kwinjira mu isi iteye ubwoba. Niyo mpamvu amareta agiye atandukanye hari abari kugenda bavuga bati oya ubusesenguzi bw'izi mbuga, oya muri kwangiriza urubyiruko, muri kwangiriza urubyiruko. Umuntu arakora ibishoboka byo, simpakana ko hari abakora ibintu byubaka byiza, ariko se dushyigikira umugore n'umugabo bakaza bagakuramo ngo kugira ngo baboherereze amafaranga, ngo babaha amagift, ngo mutange ngo amagift, agasaba amafaranga, agasaba amagift n'amafaranga yayo kugira ngo yerekane umugore w'igitsina kiri mu kindi, ngo byazamutse, ngo byagize gute. Iyi si turi kwinjiramo iteye ubwoba. Nakoze ubushakashatsi kuri uyu muntu cyangwa se kuri uyu mugore n'umugabo, sanga ibi bintu bakoze ntabwo babikoreye mu Rwanda, ntabwo baba mu Rwanda, ni Abanyarwanda ariko ntabwo baba mu Rwanda. Nakoze ubushakashatsi nsanga baba mu gihugu cya Uganda, ariko sino kugira ngo wenda ngo bakurikiranwe n'ubutabera. Ntabwo ari cyo iyi nkuru yanjye igamije, ahubwo ni inkuru igamije kwigisha. Ese murabona ibi bintu bikwiriye? Namwe mutanga inama, aba bantu bakoze ibi bintu bamenye ko ibi bintu bihanwa n'amategeko, bidakwiriye habe na gatoya muri sosiyete nyarwanda. Ntabwo bikwiriye. Ariko kandi umuntu yakora icyaha akagira gute, buriya nta handi ushobora guhungira ubutabera bw'u Rwanda. None umuntu akitwaza ngo ndi hano ngo mu gihugu cya Uganda, ngo Tanzania, nta gihugu na kimwe ushobora gukweperamo rwose. None se nta ngingero se zitandukanye, dufite inzego zirenze, nta hantu ushobora guhungira. Kagenda buje kwica urubyiruko rw'u Rwanda, urikinze ngo ndi muri Congo, ngo ndi mu Burundi, ngo ndi muri Tanzania, ngo ndi muri Uganda, ngo ndi muri Kenya, ngo ndi muri Zambia, ngo ndi muri South Africa, ngo ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo ubu se abantu ntibubahiriza amategeko nk'uko bigombwa? Binaratangaje mw'abantu, ni ukuri kw'Imana biratangaje. Umugore n'umugabo bafite umwana, umugore n'umugabo bafite abana bagahangara, umugore nawe akemera, umugabo akamwoshya ati bebe tugiye kubona amafaranga. Hari amagift atangwa kuri TikTok, ntabwo bisaba ngo we wujuje ngo criteria ngo zimeze gute. Nama live batanga amagift agahinduka amafaranga ukajya kubikuza. Bebe ngwino dukorera amafaranga. Umugore rwose akiyambura ubusa. Ibintu by'umugabo n'umugore bibera mu rwihisho, bibera mu abantu bari ahantu habo, umugore n'umugabo bifungiranye ku buryo abana batabumva. Baraza kuri TikTok, umugore agakuramo, umugabo agakuramo mu cikopa, umugore agakuramo ikariso, amabere hejuru, nuko bakaza bagatereka telefone, nuko umugore rwose akaza akicara ku mugabo, bagakora imibonano mpuzabitsina bakerekana. Isi igeze mu marembera,
uyu muryango niyo mpamvu nahishe amasura yabo, ntabwo nshaka ko wenda bigira gute abantu ngo babamenye byanga byakunda. Bafite ba nyirabukwe, bafite ba sebukwe, ariko byanga byakunda ntabwo niba ba sebukwe bari mu Rwanda cyangwa se ahantu hose babaherereye cyangwa se na ba nyirabukwe cyangwa se n'amafamiye, byanga byakunda amafamiye yarize pe. Kuko ibi bintu niba no kudatekereza, kandi imagine nka nyoko bukwe cyangwa so bukwe akubonye kuri buhena gutya uri gukorana imibonano mpuzabitsina. Man, mama wawe papa wawe yaragushyingiye, ari kubona uri gukora imibonano mpuzabitsina, ibintu bimugezeho, ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we ku karubanda, bari kubona ibitsina uburyo biri kwinjiranamo. Biteye ubwoba mw'abantu mwe, isi turi kwinjiramo iteye ubwoba. Ariko kandi nibutsa n'aba bari gutekereza ibi bintu, ntawe ushobora guhungira ubutabera bw'u Rwanda. Ntabwo byakunda, abantu bamenye bagira indangagaciro, abantu barenze werega, barenzeho, bareke kuduhene kumwe nyine ubusanga atari babudutama ukuntu nyine utama nigi ajya cya kintu kiba gipfutsapfutse kiba bapfuke mwukagira Imana mwe bapfukapfuke. Aya ni amahano, abajya ni amahano i Rwanda. Umwana w'imyaka 13 10 uri guscrollinga akabona umugore n'umugabo bari gusambana, bari gukora imibonano mpuzabitsina ku karubanda. Biteye ubwoba mw'abantu, abantu bapfukapfuke, abantu bagira isoni. Umuco nyarwanda ntubyemera habe na gatoya, inzego z'umutekano, amategeko ntabyemera rwose. Ibi bintu ni amahano akomeye cyane. Reka nsoreza ahangaha. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Mutwandikira ibitekerezo byanyu, ese mwe murabyumva gute? Hanyuma niba mutarakanda na subscribe mubikore, tujye dukomeza kubana 5 kuri 5.